nyine marambye ngo ituro ryanyu ryemewe yarishimye ngo hari imiti ngiye kubaha mukagomba kuyubahiriza iyo miti muzabahiriza muzayubahiriza mutuze gatonye ngiye kuba umugisha tuzo umugisha zigomba gukora ibyo uvuze zigomba gukora ibyo nyine navuze uzo umugisha ubu izo ntoki nizo zizazikora intoki maye nizo zizazishyira muri ya mazi agiye gukaraba uwo ni umuti wa mbere ndabaha imiti 3 hereza uwo mubyeyi agufashe nguhe n'indi oya n'umuti wa kabiri uzazumwa uzazushyira mu bitagiye kurya umushyiriremo umwe awurye reka nawe umugisha intoki zanyu zawe imigisha uzazumwa bigenze gute uzazumwa mu biryo ushyire mu biryo urabyumva neza ubona uzawumwa mu biryo sigaje kuguha umuti wa nyuma uyu muti ni uzatuma ava mu rugo rwawe uzatuma agenda akangara akajya ku muhanda akagwiyongiye kugasimushaka agasara uyu muti uzawuteka mu cyumba urareba ku musego ku mutwe harara ashyira umutwe undi yagezeho gakeya iriya ndisavemo izashyira haryama neza cyangwa zanapfe ibyo byose ujya uzakora ujya ubanza uvuge ngo icyo ushaka ujya uvuga ngo nyirihembe byakubwiye bizagererwaho umuti uyu uzushyira mu cyumba cyaryama ku musego urakoze cyane mutwe urakoze ubu ngubu nyirihembe yarangije kumva ituro byanyabaye hatagabanya mvuga nyirihembe ntumutambwira nyirihembe aravuze ngo ituro ryanyu ryashimwe iyo imiti izagira ikikora ubu rero mugiye kuva hano ariko kugira ngo ibyo mugiye musohoka hano mutaza kugwa ahubwo kwiremba iwanjye hari indi turo mugomba gusiga ryo kugurira inzoga nyirihembe ryo kumushimira ibyo yakoze ongera ushyireho ubu noneho mwambiranga genda kandi muzibuke memuretse gato muzibuke kugaruka gushimira nyirihembe kumushimira ubuhenebere karundura mana dutabare ariko Suza ko mbona bukeyera ko mbona uri guseka ko mbona wishimye uzi ko ntunguye ubu numva guri muri koma kubera ukuntu umugabo wawe bamukatiye burundu piye suni ndarende njya muri koma Pierre ajyaga gutanga ruswa ntamutumye nuni ndarende njya muri koma ko yari asigaye ananca n'inyuma ugira ngo gihe hari icyo binambwiye nta kintu bimbwiye ariko sinzi cyahindutse nyine mfite ibindi byanejeje mama Paula Imana irankunda uzuko Imana muri na Misiri kunetesha Yesu we irankunda ntabwo narinzi ko ikinanyibuka uguzi sha buriya rero bagifunga Pierre narinzi ngo isindangiriyeho kumbi Imana nibwo yaritangiye kuginsukira imigisha inzanira ibintu byiza ibintu by'ibitangaza gusa hari agakuru kuko ajya Imana yohereje umuhanuzi aza kubimbwira mu rugo uturutse iyo icyangugu aza kumbwira amakuru meza ubu mfite amakuru meza nibitseho ariko se waretse kunyicisha amatsiko imbere wahereye uri kumbwira ngo ubu nanjye ngiye guheka nk'abandi bana ngo Imana yantumyeho umuhanuzi waretse kuncira mu marenga ukambwira neza ayo makuru ubwo murabizi ejo bundi ngerutse kwivira ahantu ingeze harya ahantu ndi hafi y'iwacu hamwe hamanuka bitanye n'umuhanuzi urumva umuhanuzi wuzuye umwuka wera atangira kumpanurira atangira kumbwira amakuru abarambwiye atumva mada ati Imana niwe yantumyeho arabanza arasenga ngo Mana ndagushimiye ngo kubera yuko ngo mubonye bivuze ngo yari yanyeretswe atangira kumbwira n'amakuru yanjye uzi ibintu yambwiye yarambwiye ngo buriya Pierre se yari umugabo wanjye ngo ko buriya Pierre atari uwanjye ngo ntabwo ari Imana yangeneye ngo ahonga Imana ngo hari undi mugabo ngo yangeneye
amasaha yanagiye ubuhenebere karundura mana dutabare nzenze kiriwa yana katika bombe kiriwa yana Niki ko mbona zino morale zidasanzwe na mahoro ngaho kirimo umuziki ngaho ndomboro ngaho kiriwa nsenze none nawe sijyana manini ariko morale ufite muri iyi minsi ntabwo isanzwe se mwise mubyuka ndabyutse sho naho ubundi bafite morale sha ndabibona kuko ntabwo bisanzwe nyina mbwira uko ameze urumva ngo kandi ngo umugabo nitumara gushaka ntazahita mbyara ubu ndi mu mashimwe ndi kuzamura icyubahiro cy'Imana Yesu we uburyo urankunda mama Paula nanjye ngaheka nk'abandi babyeyi nkashyira ku bibero ngakikira nkonsa we mbese nibyo niwo munezero urebana ariko se reka nkubaze Suzana uwo muhanuzi uramwizeye umuhanuzi Imana yatumye atananzi kandi umaze yavuze no mu ndimi nagiye kubona avuze indimi ariko aravuga ngo Imana niye mutumye none se reka nkubaze koko imyaka umaze mu itorero uri umukirisitu ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yavuganye n'Imana ari intumwa y'Imana yohereje ni ukuvuga mu ndimi ni uko kwitigisa no kwicugusa nicyo kimenyetso ushatse kumbwira nurizi ko yamenye ko Pierre afunzwe kandi n'umuntu yambwiye ni wa wundi nigeze kukubwira nahise numva ari we reka nkubwire ibyo bintu nta wapfa kubyizera nyamara sani maze kuyoza ibinda birangije ari umufuniko rero sha usiga ufite n'akazi kenshi ariko nashimiye mabuja yanguriye na radio ariko uribona narakize kugira abo mabuja babiri undi ufite abamubuja babiri mabuja nde Suzana nusiga witanye ko busha mabuja rwose uriya ariko maningi uri igisazi ufite ikihe kibazo mu mutwe gute se noneho mabuja uko ugwemba n'undi dufaranga tw'urusenda ubundi shingiraho gute umwitanye ko busha ariko nta niso n'undi uramugore umukundira iki hari icyiza agira wamukundira nta niso ni gwarakize mba nkubwire rero rwose nanze mabuja ntiwongere kumuvuga nabi mabuja yarahindutse nge ndabizi neza ndabizi neza mabuja ageze yarahindutse ahinduka Suzana uriya mugome uriya murozi iranshinzi y'umugore ariko urabizi nta n'isoni ngo yarahindutse nta makuru ufite ejo ubundi wakubwira ibintu yarankoreye siko yankubise mu ntebe indangere igiye kuvamo nta soni ibyo uvuga ngo yarahindutse uriya ntabwo uzi icyo tubana nacyo kiriya ni ikirura cy'umugore yarivuyemo uriya ntabwo ari umuntu uriya ni inyamaswa kandi inyamaswa idafite n'izina noneho rwose ubibwiye ariko se kuko yari igiye kuvamo itavamo ko ari Imana yakinze ukuboko ko ari Imana yavuze kuri uyu mwana wanjye ko ari Imana yakinze ukuboko uriya ni inyamaswa y'igihuru ahubwo reka nkubwire nansi ndakumva rwose reka nkubwire nawe wamubwiye nabi uramucyurira ngo nta kana se ubundi arabyara nanjye birambabaza ni ukuri reba imyaka umaze muri uru rugo atabyara birambabaza ahubwo reka nkubwire nansi ndakumva mabuja asigaye agukunda reka nkubwire mabuja asigaye agukunda ejo bundi nagiye kubona mbona araje ibyo nakubwiraga ariko kwa Manikiyeri bameze bate ariko se Rosalia se baracyarugana n'ubu mbega umwana we ariko uyu munsi nubwo nananiwe nagendeye ukuri kabisa mbega umuhanuzi w'Imana we
ariko agenda amana uranzi koko ibyo nkundira imana ntabwo yumva amabwire imana iracyankunda uyu munsi wambereye mwiza kabisa imiti yo kwirukana kari agakobwa gapfe cyangwa gasare komongana none mpuye n'umuhanuzi ampanura ibintu byiza bimaze kuriya mana umfasha rwose iyi miti ikore iyi miti izakore kari agakobwa kamvire mu rugo Maningi we Maningi yego mabuja gira hino nkubwire nabaye igisore rwose nsigaye mfite amabondo ahora ni iki nzaza kuri noheriye cyangwa ku bunani ariko wowe ni ukwirirwa kuri telefone gusa nta kandi kazi ugira mabuja nari ndi kuvugana n'abantu bo mu cyaro rwose mbabarira ni abantu bo mu cyaro twari turi kuvuga umura nta kintu ngutwara kandi ntukantinye nshaka ngaho nkubwire sasa Maningi rero urabona ko muri ino minsi tumaze iminsi dushondana n'uriya mukobwa twirirwa dushwana turwana buri munsi cyane rwose mbande ni ukuri njye nabitekerejeho usanga biragayitse rwose ni igikorwa kigayitse kabisa none rero nari nashatse umuti utuma azabyara neza erega n'uriya mwana twite ni uwacu Maningi ni ukuri ni uwacu rwose azabyare neza ariko uzabigira ibanga njye ndashaka ko bizamubera surprise nibyo nzabigira ibanga rwose ibyo byo ndabikwijije ko nzabigira ibanga nanjye reka biriya bintu byambabazaga kubona ba mabuja banjye birirwa bashondana birirwa mana nyagasani uzi ko wagira ngo ni za mayibobo ziri kurwanira inzuma hepfo mbese ko ntumenyera abantu se koko mayibobo nasoni uri kuvuga ko ninjye mayibobo oya mabuja namara ukuntu nemvuze nyine nemvuze biriya byo kurirwa mushondana nyine byo gushondana nibyo nari nshatse kuvuga ntabwo ari ibintu none se koko ntabwo tuziranye ntukabivuga umva ahubwo rero mubwire ukuntu tugiye kubigenza urumva nazanye imiti rero urumva ndashaka ko dupanga Maningi ukazajya ugira ufata umuti ukawukoresha uko ngiye kubikubwira imiti nazanye ni ukuyikoresha neza urabona dore niwe wirirwa aha ngaha nakabaye mbyikorera ariko urabona mba nagiye mu kazi none rero niyo mpamvu nshaka ko ari wowe uzabikora nzabikora imiti ituma mu bicuti nzabikora kandi ariko utagira na kimwe wibeshye nta na kimwe wibeshyeho binsobanurire aho kari mu gikari atatwumva binsobanurire ari mu gikari ariko ari mu gikari ari kota akazuba ni ukuvuga ngo iyi miti urayireba ntabwo ndi kuyibona neza urayireba ukuntu zimeze nk'imboga uri kubireba ni ukuvuga ngo akangaka akakutuzi ahangaha nkareba urumva akakutuzi ni ukuvuga ngo wowe uzacaho gutya gatoya noneho nubona agiye koga kumwe kugira ngo mushyire amazi muri dushe tugenda tukanyangirizamo nk'ibitonyanga bibiri gutya yego akangaka ahita yoga sibyo aka mu mazi noneho rero akangaka aka rero kavina imwe n'ibi ngibi ariko ibintu aba mbibitse ntabwo nayiguhera rimwe yose utu ngutu tumeze nk'utuboga rwose uvuga ngo ibiryo bye wakunda uvuga ngo ntekera agatoki gushyiramo utunyama ngo ni iki dore ko mwese mugikunda uzahita udukatakata uhita unagamo sibyo abirye cyangwa se ushyire mu cyayi ariko Maningi uramenye ntuzaryeho cyangwa ngo unyweho kuko ibi bintu ni by'abagore batwiterega byahita bigutuma utumba inda ntuzaryeho ni ukuvuga ngo ni ugushyira mu bye wenyine gusa wenda ushobora gushyira mu cyayi ukabiteka mu cyayi cyangwa ukabiteka mu biryo ariko uramenye Maningi ntuzaryeho urabona byaguteza ikibazo uzajya ungurira irindazi na voka nzajya hari ikibazo yego nta kibazo ubwo nzajya noneho rero akangaka kureba aka mu biryo kariya mu mazi ko aka rero urakareba urakabona ndabona nagakara rwose akangaka urabona ntabwo ari ugushyiraho twinshi kugira ngo nyine atazajya abibona ariko uzajya ufata dukeya sibyo duke nyagize handi kuri cya gitanda aryamaho no munsi y'umusego hose unyanyagizeho sibyo
nyine kwa kundi bavuga ni ngoja kunsasira uburiri ugahita Nzajya mpita uzagezamo akangaka n'ibanga rikomeye aya ni ibanga rwose ngaka nako gahita ugashyira mu buriri sibyo akangaka uzi ko kameze nk'akarungo kameze nk'akakango tujya duteka kitwa black pepper urabona bidasa neza kameze nka pepper kameze nka noneho rero utungutu ngiye kuba ntubitse utungutu two mu biryo kubera ko tuzashira vuba nidushira uzambwire nyine bite nkongera utungutu sibyo bimeze noneho reka mbe mbibitsa urumva nta kibazo ndabimenya ubwo nabimenya ubibike kuri urareba mu cya gikapu cyawe wavuye iwanyuzanye aba ariho ubishyira ufunge neza ugafuka ari uruhande rw'igikoni ku buryo nyine kandi ntabwo ajya kugira mu bintu ndabizi ntabwo ajya ajyamo mani ubikore neza kandi nzakongeza amafaranga ni ukuri icyo ni ikibazo ubwo se nimara kwiyunga n'uyu mugore hari icyo tuzaba tugipfuye oya ni ukuri imva mbabwiza ukuri nanjye nta kintu ntakora kugira ngo mube inshuti rwose kandi ibi bintu menya utazabivuga mbwire ibintu by'ibanga byo urabizi ibi bintu umva nzabigira ibanga nta muntu nzabibwira none se reka nkubwire reba cya kigabo cyawe kimwe kigufiya kindi sinaribitse ibanga nararibitse ngiye maningi nararibitse ahubwo nsigaye meze nk'akabati n'ibyo bigambo yema ningi ni akabati ntukajya uzana ibintu by'ibigamba ariko ibyo bintu by'umugabo nk'ubwo ngubwo uzanye ahangaha mwigize ubona umugabo wanjye ngaho genda nyine gahunda ni iyo ngiyo kandi nubikora neza zakongeza umushahara ni ukuri rwose urakoze cyangwa ndera maningisha unakunda amafaranga buriya azagenda bimucomeka byose shamana mbega umunezero nzabona mbonye nasa nsokera mu gipangu yasaze yakuyemo imyenda inda yanitse y'umuduri we ubundi nkidegembya ibintu imana nabyo yambwiye ni ukuvuga ngo uriya mugabo nzahita muzana twibanire muri uru rugo rwa piyeri ibindi byose tuzabikora nyuma sawa mana urakoze uyu munsi wanejeje birahagije iyo miti ni bwoko ki mani ubwo si uburozi mani wigeze ubintekera yabizanye ahubwo nari gutangira kubigaho uyu munsi ariko si ubwo yakuroga ntabwo yakuroga uriya mugore ntabwo umuzi ngo imiti ituma nkunda ngo cyangwa mukunda cyangwa twumvikana aha gerageza ujye kuyizana nyirebe iyo miti genda uyinzanire nyirebe wagize ngo nayishyize hano hafi regaho nayishyize hano hafi nese ubundi wagize ngo uzatinyuka kuroga sinduzi se ubundi ari ibintu bisanzwe aha dore rero ukuntu baransobanuriye ni ukuvuga ngo aka gati ni ako gushyira mu biryo yego noneho aka kameze nk'agafu ni ako gushyira ku buriri ahantu uryama ku buriri aho ndyama yego noneho aka kameze nk'amavuta aka ngaka ugashyira mu mazi ugiye koga none ibi si byo ndumva binahumura si ibintu byose ari imboga zisanzwe aka ntabwo yakwicuza yakuroga ntabwo yabikora umva nkubwire mani reka dupange diro sibyo reka imiti Suzana yaguhaye iyo miti yazanye nicyo nshatse kuvuga tumvikana reka uko yakubwiye ngo ujye ubimurira ariko ugiye kuzaza ubimukorera uvuze uti uko nari kuzajya mbigukorera ari ahubwo ari we mbikorera ari we bikorera najya koga kose yamfata oya agufata se ubuze ubwenge wowe ubuze ubwenge umuntu mukuru ugira hino nyine akakwegera inyuma urumva uyu muti yakubwiye ngo mu mazi najya koga umushirire turumvikana ubu yakubwiye ngo ushira mu biryo ndatekereza ari uyu ujye umuminjiriramo turumvikana noneho uyakubwiye wo kwisegura umucunge akagafu nyine nk'uko yakubwiye ngo uzaze ukanyanyagiza ariko uzaza ugira iki ubimugenzereza mu cyumba cye ku buriri amprise no ku musego siko yakubwiye se wajya ufata mu mutwe noneho ubwo nanjye ndareba icyo ngukorera sibyo mani oya wigira ikibazo mani ndaguha n'akantu turumvikana oya nabona utishimye yakira nk'umuntu wishimye rwose mabuja nayanjye se nayawe narakubwiye ngo nzaza nguha inote y'ibara rimwe aho iki nicyo bita imfura ya beneri turumvikana
yafate wumve asoni sha ete njya kuyadodesha ikabutura yanjye none se wona yakwasumpanaga nawe uya hangaha niga boss yarayinguye boss ipantaro yariye arayima maze nyicamo ngaho ugenda uyirereshe nyine maze kuyicamo ariko yarananiye nyine mitanyicamo gutyo ahubwo uzi ukuntu ugiye kubikora ubaka akanya akangaka ko guteka ngiye ukamutegurira mu gatoki ndabizi ko agikunda kubi cyane ndakavanga urabungiriye neza ngiye kukavanga sana urabungiriye neza aro aho ni sawa aza gutarukira uyanera inkubirane umuhenebere karundura mana dutabare ese makuru yose yaba yabwiwe niki kuki se atakumenye kuki atakumenye aha reka nze nkubaze nta mafaranga yakwatse baba Paula akaba Paula nawe ko rugo se wakumwimitike gute ngo Imana yari yamubwiye ngo namara kumpanurira ngo ahita ambwira muha amafaranga amusubiza icyangu ntaramuhaye bari kuguhamagara noneho reka ndabona ari babagabo abarizo bo muri RIB asanga Paula yabonetse yaba yabonetse alo muri aho fande hari abantu nagiye gusura niho ndi inkuru iki y'incamugongo Paula yabaye iki Paula nibiki mama Paula Paula yakubye nibiki se Paula abaye iki Paula se Paula yabaye iki se ngira ni buya nibiki se mbwira mama Paula ese nabya Yesu yewe Paula buya ntabwo yapfa mama Paula ngo yapfuye ubusaba abantu bahamagaye Paula buya we mama Paula ntabwo yapfa ngo wiyo bigenze bagute uko se bakubwiye Paula wanje buya ntabwo yapfa we mana yanjye ubuse Paula yapfa gute Paula wanje se none se bakubwiye ko yishwe n'iki